Twitangira na Sweet Game Season 2 recap episode ya mbere. Inkuru yacu twitangirana n'umukinnyi Songo Jehuni watsinze muri season ya mbere agatsindira billion 45 na miliyoni 600 z'amawoni, zikaba zari miliyoni 31 z'amadolari. Aya akaba ari amafaranga yari yaratsindiye muri season ya mbere. Ndetse muri aka kanya bagiye kuva muri Korea akerekeza muri Amerika aho bagiye kureba umukobwa we. Gusa muri ako kanya ari ku muhanda wa gari ya moshi nibwo yabonye umwe mu bagabo barokiritaga abantu bajya muri Sweet Game cyangwa se bajya gukina umukino wa Sweet Game. Ndetse yari kugerageza gukurura undi mugabo w'inzira karengane ngo arebe ko ajya gukina umukino. Bino byatumye Jihun abyibazaho cyane. Ndetse ubwo uwo mugabo wabarokiritaga nawe yamubonaga yaramwibutse. Bitunguranye Jihun yanze kujya mu ndege ku munota wa nyuma. Kimara kwa kujya mu ndege yahise yakira telefone hamwe mu bateguraga irushanwa, ndetse yari kumuha agasopo yuko araza kwicuza kuba atagiye muri iyo ndege. Gusa muri ako kanya Jihun yahise atangira kureba ngashake uburyo ki baba bamenye ko atagiye mu ndege. Gusa none uko byari bimeze kose Jihun yakomeje kwibaza cyane uburyo ki abategura irushanwa bakomeza kugenda ku watsinze ku irushanwa na nyuma yo gutsinda irushanwa, ku buryo bakomeza no kumenya buri kimwe cyose akoze. Muri ako kanya Jihun yateze taxi ava ku kibuga cy'indege ajya mu bwiherero rusange. Yatangiye kwisaka umubiri we wose ngo arebe ko nta tracking device baba baramushyizeho ituma bamenya aho agiye n'icyo agiye gukora cyose. Tunguranye nibwo yumvisha hari ikintu kiri inyuma yo gutwi kwe ariko atagikurayo. Ubwo yasanze ari microchip bari baramushyizemo yatumaga babasha kumukurura ngo barebe aho agiye n'icyo agiye gukora. Yose cyane iyo microchip yahise yangiza ayiflashinga mu bwiherero. Ku rundi ruhande Detective Johnny Ho ari gukanguka avuye muri koma aho yari ari kwa muganga. Ndetse muri season ya mbere ya Sweet Game aba yari yaragiye ku kirwa agiye gushaka umuvandimwe we wabuze. Nubwo Johnny Ho aza gutungurwa cyane nyuma yo kumenya ko umuvandimwe we yagiye ku kirwa agiye gushaka ari umwe mu bategura iyo mikino, ndetse umuvandimwe we akaba ari nawe wamwirasiye. Nyuma Johnny Ho yafunguye amaso ubwo yabonye mama we ari kurizwa n'ibyishimo. Filime yacu itikomeza nyuma y'imyaka 2 aho Johnny Ho abasigaye ari umupolisi ukora mu muhanda. Nyuma y'akanya gato Johnny Ho na boss we bari muri restaurant basangira. Boss yamusabye ko yasubira muri department ishinzwe kurwanya ibyaha. Johnny Ho yamusubije agerageza kumusobanurira ibijyanye n'ikirwa cyakorerwagaho ibyaha cyajyanwagaho abantu batishoboye bakajya kwicirwayo. Gusa boss we yanze kumwizera ahubwo amusaba ibimenyetso. Ndetse yanamubajije ku bijyanye n'umugabo wamurashe, ariko muri ako kanya Johnny Ho yamubwiye yuko nta kintu na kimwe yibuka kandi nubwo yarabizi neza ko yarashwe n'umuvandimwe we. Nyuma mu ijoro Jihun yakanguwe n'inzozi mbi yari ari kugeraho yari aryamye muri moteri. Nibwo yarebye kuri kamera areba hanze asanga aho ari umukoresha we Mr. Kim. Niko byahise bigaragara ko Jihun yari yarahaye abantu akazi kugira ngo umufashe gushaka abategura guriya mikino yo muri Sweet Game. Nibwo Mr. Kim yakomeje amubwira ko bamaze imyaka 2 yose bagenzura station za gari ya moshi bagendagenda kugira ngo barebe ko babona abagabo nk'abo ngabo batwara abantu muri Sweet Game ariko barababuze. Ndetse akomeza amubwira ko nta muntu n'umwe yigeze abona agira uwagerageza kurokirita ngo bayamujyana mu mikino nk'iyo ngiyo. Bino byatengushye cyane Jihun, gusa yaragifite icyizere ko umunsi umwe uwo mugabo warokitaga abantu kubajyana muri iyo mikino azafatwa azamubona. Muri ako kanya yahise ahereza Mr. Kim amafaranga menshi amusaba no guha akazi abasore benshi bashoboka kugira ngo umufashe gushaka uwo mugabo warokiritaga abantu bajya gukina iyo mikino. Umunsi ukurikiyeho Mr. Kim n'abasore be n'uwari umwungirije Wusaka begeranyije groupe y'abasore benshi babaha akazi. Wusaka yababwiye ko umugabo bari gushaka ari umugabo uhora wambaye costume y'umukara uba uri gukinisha abantu umukino witwa Dakiji. Ndetse ababwira ko iyo umuntu atsinze uwo mukino ahita amuhereza carte d'invitation. Mr. Kim yabasabye gushakira kuri station za gari ya moshi zose no ku bibuga by'indege bitandukanye. Yanashyizeho miliyoni 500 z'amawoni ku muntu uzabasha kubona uwo mugabo. Aya akaba ari amafaranga yari kwiyongera ku yo bari basanzwe bahembwa ku munsi ubwo kwirirwa bashaka uwo mugabo. Abasore bari batoranyijwe nyuma yo kumva ibi ngibi bose bagize amatsiko bagira n'umurava wo kujya muri ako kazi. Batangira kujya mu bice bitandukanye by'umujyi bajya gushaka uwo mugabo waga wambaye costume. Gusa nyuma y'iminsi bari gushakisha hirya no hino mu mujyi iyo kipe y'abo basore nta muntu n'umwe wigeze babasha kuba babona, ndetse byatangiye gutuma bamwe muri bo batangira gucika intege. Umugoroba umwe Mr. Kim na Wusike bari kuri station ya gari ya moshi bananiwe bari kwibaza nimba ibi ngibi birirwa mu byaba bifite umumaro. Wusake yatangiye gutekereza ko ari uyu mugabo bari gushaka atanabaho, kubera ko yaramaze imyaka 2 yose bamushaka ndetse nta n'umwe uramuciryera. Gusa nanone Mr. Kim yavuze ko nubwo Jihun yaba ari umusazi atafita amabiliyoni amafaranga menshi cyane ngo yashore mu gushaka umugabo nk'uyu nguyu abizi neza katabaho. Muri ako kanya bitunguranye nibwo bumvishe urusaku ruturuka hakurya aho bari baherereye, ndetse batungurwa cyane no kubona umugabo bari kubona hakurya ameze neza nk'umugabo bababwiye bari gushaka iyo myaka 2 yose ishize. Ariwe mugabo warokiritaga abantu abajyana gukina imikino ya Sweet Game. Uwo mugabo yari gukina Dakiji ariko ikira n'umugabo w'umukene wari uri ku muhanda. Ndetse bashoje gukina uwo mukino yamuhaye invitation imwinjiza muri Sweet Game.
Mr. Kim byose cyane yahise ahamagara Ji-hoon amubwira ibijyanye n'amakuru yose bari bamaze kubona. Ji-hoon akimara kumva aya makuru yahise abategeka gukurikira uwo mugabo bakareba aho agiye kujya. Iyo ukahagera gusa uwo mugabo urokirita abantu yagiye mu iduka ricuruza imigati agura imigati myinshi ndetse yanaguze amakarita ya tombora agera ku 100. Ba Mr. Kim bakomeza kumukurikirana. Nyuma yaho yagiye muri paka ahari haryamye abantu benshi batagira aho bataha, abasabirizi bo ku muhanda. Uwo mugabo yambwiye ko abona ubuzima bwe nta cyizere kiburimo cyahazaza, amusaba guhitamo hagati yo gufata ikarita ya tombora no gufata umugati, ndetse yamubwiye ko agomba guhitamo kimwe muri ibyo ngibyo. Umugabo nyuma yo kubitekerezaho cyane yahisemo ikarita ya tombora, atangira kuyishishura, ariko mu nyuma atangiye gushishura ikarita nibwo byaje kurangira bigaragara ko yatsinzwe atigeze tombora, nta kintu kimwe yatomboye. Yagaragaye nk'uwicuza cyane, atekereza ko ari wenda yakaba yahisemo ibyo kurya akaba yihitiyemo umugati. Umugabo urokirita abantu yarakomeje ajya ku wundi muntu wa kabiri udafite aho atuye wari umusabirizi ku muhanda, nawe amubwira neza nk'ibyo yari yabwiye uwa mbere. Ndetse abenshi muri bo bagiye bahitamo gufata iyo karita bagashishura ngo barebe ko ari cyo batombora, ariko nta n'umwe muri bo wigeze utsinda. Nyuma na nyuma umugabo urokirita abantu yahagaze rwagati muri paka, amena ya migati yose yari yaguze hasi ku butaka. Umugabo umwe w'umushonje amubaza impamvu ari gukora ibi ngibi, ariko umugabo urokirita abantu yababwiye ko yabahaye amahitamo, ndetse bakaba bahisemo nabi, bakaba bafashe amahitamo atariyo. Yatangiye kwangiza ya migati ayisicyonyora hagati y'abantu bashonje bari kumuhanga amaso. Buri mwese wamurebaga yaratunguwe cyane. Kurundi ruhande Ji-hoon yari atwaye imodoka yirukanka cyane yerekeza kuri paka. Nibwo polisi yo mu muhanda yamuhagarikaga kubera umuvuduko uri hejuru yari kugenderaho. Kimwe ofisiye wamuhagaritse yari Jun-ho, gusa yohereje umwunganizi we ngari ujye kureba utwaye imodoka. Muri ako kanya umugabo urokirita abantu we yari amaze gutega tagisi, ndetse abakozi ba Ji-hoon bakomeza kumukurikira ari nako bahereza amakuru Ji-hoon. Ataho ngaho Ji-hoon we yemeye icyaha yakoze cyo gutwara imodoka yirukanka, ahita avaho ngaho nta no gusaba imbabazi n'indi jambo arengejeho. Ofisiye wo mu muhanda yaragiye abwira Jun-ho uko bigenze, ubwo yarabwiraga umuntu yari utwaye imodoka yaratunguwe cyane. Muri ako kanya Mr. Kim na Woo-sik batangiye gukurikira wa mugabo urokirita abantu mu mikino, bagera mu gikorodoro kitarimo abantu, bagerageza kumwataka, ariko byoroshye cyane yabarushaga imbaraga n'imirwanire, bose yarabahondaguye. Kurundi ruhande Jun-ho tangiye gushaka amazina ya Ji-hoon. Nyuma yo kubona neza ifoto ye yaramwibutse ndetse anibuka ko bigeze guhura mbere hose. Ubwo yanditse amerekezo n'ibiranga imodoka umugabo yari yagendeyemo ngo atangira bikoresha arebe ko yamugeraho. Mu kandi gace Ji-hoon we yari ari kugera aho bamuhaye amerekezo, wa mugabo uri kwita abantu yari ari kugenda, abakozi be bamukurikiye, ariko uwo mugabo ntawe yari ari kubasha kubona muri ako gace. Yakomeje guhamagara cyane Mr. Kim, ariko telefone ye nticemo. Ubwo yarakomeje yegera imbere nibwo bitunguranye yatoraguye icyuma gicyaye ndetse kiriho n'amaraso. Byahise bimutera ubwoba cyane. Ku rundi ruhande tubona Mr. Ji-woo na Woo-sik bari mu cyumba bahambiriye imigozi ku ntebe, ndetse uwo mugabo warokiritaga abantu kujya muri ya mikino yababwiye ko bombi uko ari babiri bagiye gukina umukino wibuye urupapuro n'umukasi, ndetse ababwira ko kandi uwo mukino baraza kuwukina mu munota umwe wonyine. Amategeko yari uko abo bakinnyi babiri buri umwe wese agomba kugira amahitamo abiri agomba kugaragaza ku kiganza cye, ndetse akaza kugira ikiganza akuraho ku isegonda rimwe rya nyuma. So umukino wagomba kuza gukurikirwa n'undi mukino mubi cyane uteye ubwoba w'Urusiya uzwi nka Russian Roulette, aho wa mugabo urokirita abantu yafashe isasu rimwe arishyira mu mbunda ya revolver arakaraga. Yababwiye ko buri umwe wese uzajya utsindwa muri uwo mukino azajya yitunga iyi mbunda akarasa. Ahirwe yo kurasa ugasanga isasu riri mu cyumba urasiyemo ryabaga ari rimwe kuri 6 bitewe nuko iyo mbunda ijyamo amasasu 6 kandi akaba ari imisasu rimwe ryonyine, ndetse kuba warasa ugasanga isasu ritari muri chamber urasiyemo bikaba byagomba kuba ari amahirwe. Tugendeye kuri ibi bo mu karere batangiye guhatirizwa gukina no mukino, kabone nubwo bamaze umwanya munini bari gukina uyu mukino, watsindwaga n'ubundi bararasaga bagasanga isasu ritari muri chamber. Urokirita no mukino amaze kurambirwa nibwo yongereye andi masasu 4 mu mbunda kugira ngo umukino wihute. Chamber zari sigaye zitarimo amasasu mu mbunda zari chamber 2 gusa, bizenga amahirwe yo kutaraswa yari make cyane. Ku mukino wa nyuma nk'impanuka Woo-sik yahisemo ibuye mu mukino, mu gihe Mr. Kim we yari yahisemo urupapuro n'umukasi. Cyagombaga gukora ahangaha kwari uguhitamo urupapuro kugira ngo abashe gutsinda umukino, ariko yanze gukuraho ibiganza, ndetse ibyo ngibyo bikaba byari binyuranyije n'amategeko y'umukino. Ibyo byahise bimugira rero uwishe amabwiriza y'umukino, bituma uwarokiritaga abantu kujya mu mukino amurasa mu mutwe. Bwa nyuma na nyuma umukino wabo urarangira. Ku rundi ruhande Ji-hoon yari ari gutamuka moteri ke yakodesheje, ubwo yatunguwe cyane ubwo yasangaga uwarokiritaga abantu kujya mu mukino amutegerereje mu nzu we. Nanone yatangiye amubwira ko byakabaye byaramubereye byiza iyo aza kujya muri ya ndege, gusa Ji-hoon yamusubije ko yifuza guhura n'ukuriye abateguriye imikino bose. Yamubwiye ko abari bo bose yifuza kubashimira kubwo kuba baramuhaye amafaranga menshi,
ndetse bikaba byarahinduye ubuzima bwe. Urokirita abajya mu mukino yamubwiye ko we ari uwatumwe, ndetse amusezeranya ko ubutumwa bwe araza kububagezaho. Kabone n'ubwo Ji-Hoon we yamubwiye ko we ari nk'imbwa ikorera bashebuja, ikora icyo bashebuja bamubwiye. Ayo magambo yatumye Urokirita abantu mu mukino arakara cyane, ndetse asaba Ji-Hoon gukina Russian Roulette. Ji-Hoon wifuza kugaragaza ko icyo ari kurwanira ari icyanyacyo, yemeye gukina no mukino atabiciye ku ruhande. Batangira gukina umukino, ndetse amusobanurira ko isasu riri mu mbunda ari rimwe, bivuze ngo bagomba gukina byuzenda inshuro 6. Umukino uratangira. Kabone n'ubwo imbunda yari imaze kwikaraga inshuro enye, nta n'umwe muri bo urirasa. Byakomeje kubatera ubwoba cyane, bivuze ko imyanya ibiri yari isigaye yariho isasu ryari riherereye. Ku nshuro ya 5 Ji-Hoon itunze imbunda. Byari 50-50, ndetse nibwo Urokirita abantu mu mikino yabwiye Ji-Hoon ko hari agapapuro kari mu ikote rye gashobora kumufasha, kakaba kamugeza ku bategura ino mikino. Gusa nanone yaye gasopo Ji-Hoon ko ashobora kurasa akaba ari isasu rigeze akiyica, cyangwa se akaba yahindukiza imbunda akamurasa, ariko ibyo bikaba bitandukanye n'amategeko y'umukino, akaba atsinzwe mu buzima nyine, akaba agaragaye nk'umuntu uri hasi. Kabone nubwo byari bigoye, Ji-Hoon yahisemo gufata imbunda arayitunga, ararasa. Kubw'amahirwe yasanze isasu ritari muri uwo mwanya. Ubu rero yari raundi ya nyuma, byari bisobanuye ko Urokirita abantu muri iyi mikino ari we wagombaga gupfa ku isasu ryari risigaye mu mwanya umwe wa nyuma. Ji-Hoon nawe yamushyize muri situation nk'iyo nawe yaramushyizemo mu kanya, amubwira ko agomba guhitamo kwitunga imbunda akiyica, cyangwa se akayitunga Ji-Hoon akamwica, ariko ibyo bikamugaragaza nk'umuntu watsinzwe ndetse usebetse cyane mu buzima. Ndetse yatangiye no kumutoteza cyane, amwita imbwa ikurikiza ibyo shebuja ibwiye. Umugabo nyuma yo kumva ibi byose, Urokirita abantu ngo bajye muri iyi mikino yahisemo kwirasa, yemera gupfa apfanye icyubahiro. Mu kandi kanya tubona Jun-Ho ahagaze hanze y'inyubako, ndetse aba yatangiye kugumisha amaso no kuneka Ji-Hoon. Yumvishe isasu ry'imbunda rivuze, yose cyane yiruka agana kuri iyo motel. Kandi kanya gato yumvishe hari uvugira mu kindi cyumba. Ubwo yamenaga umuryango akinjira muri icyo cyumba, yaje gusanga harimo Woo-Sik ahambiriye. Reba ko wakoze subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibice bikurikira. Ciao ciao.